ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe you guys njyewe ngeze mu rugo mfunguye sanga record ngo niko jihango mwaratukanye kugeza naho mutuka umubyeyi wa The Ben you guys ibintu mumaze gukora murakabije alors mujye mu biganiro byanjye byose nakoze mujye mu ma space cyangwa ama live yose nakoze amazima nta hantu mu buzima bwanjye sinshobora gufata ibintu bijyanye n'umubyeyi noneho nkuriya witahiye noneho n'umwana utaruzuza imyaka 18 ngo mbe namushyira mu nkuru zanjye mubigende murebe mfite umutima ntabwo mfite ibihaha icyo mubanze mu cyumva nabonye hari abihaye mama bari kuvuga ngo bari gushaka gutuka abantu hano ngo kuma Twitter ngo bakora ama space ngo hatahiwe Jihad n'abandi ngo bahere kuri Godfather you guys nje nta muntu wamfunguriye Twitter nta n'umuntu ngurira internet please ntihazagira unyoberaho sasa rero kuri ibi bintu ngewe ndababwiza ukuri social media utayizara yibarirwa bamwe bayizamo bicuritse batazi ibyo bagiyemo umuntu agaturuka ekantarange umuntu akabyuka ngo agiye muri social media izi mikoro tuvugiraho zimeze nka kinubi iri ihonda amabuye imeze nk'inkota ityajije impande zose zino mikoro nizo zibakoraho nizo zidukoraho hanyuma ibintu uzi yuko Yago muri kuvuga gutyo Yago ntago yigeze abura ubutabera you guys nanjye ubwanjye undenganyije najya kukurega sibyo dufite ubuyobozi byanza hamwe wajya n'ahandi byanze hamwe wajya n'ahandi kwitwaza ngo ahunza abantu ariko noble muricara mugatagatifuza icyo kintu ukambwira ngo ndaguhunze kweri mu byukuri ibyo bintu bibaho mureke kwitiranya ibintu sibyo nimusase inzobe no kuvuga ngo abantu ngo baramwatatse imyaka 4 iyo myaka 4 yarari ubwo iyo myaka 4 yarari muri TV10 ngo yatangiye umuziki ngo imyaka 4 irashize ngo baramwatatse mugende mubare ahubwo hano ngewe ikibazo gihari ikintu cyanjye mvuga ibintu biri hanze nkuko nabibabwiye ejo bundi hamaze gusohoka video yanjye abantu babigize nk'ikibazo gisi ikibazo kuri nge kuko ibinandeba kubera yuko sije wayishyize hanze uwayishyize hanze niwe bireba uzi yuko ngiye no kurega ntarega Yago narega uwayirikodinze uzi yuko ari umuntu akurikiza n'amategeko narega uwayirikodinze ntabwo nubwo narega Yago turumvikana kandi iriya video nta kibazo nanteye rwose pe munabyo nimba hari umuntu noneho rero mureke mbabwirana imbaraga zanjye nkeya ziri rero mbibabwiza ukuri imbaraga zanjye nkeya ziba kuri mama wanjye gusa wenyine niho nje naje muri social media nizanye mwari bwabone postinga mama wanjye mwari bwabibone nuko se nashobora kumupostinga nk'abandi naje muri social media nizanye ariko mbabwiza ukuri ibyo muzakora byose je muzanyatake naje nje uzanyataka nzamwataka uzambera ifura nzambera ifura nzirinda gukora ibigize icyaha kuva natangira kano kazi nta munsi numwe inzego zirampamagara ngo nisobanure ku kiganiro nakoze never nta nari mwe ibyo mbanze bibabwira ikiganiro cyo kuri YouTube mugende mu kirebe buretse ese ko musakuza sibyo noneho rero mbabwiza ukuri ngewe Jihad hano ndigewe uzanyataka azanyatake ubuse mbabazi ubu ibintu by'amavideo bya bitaragize ikintu bintwara ibindi bintu bikagira ikintu bintwara koko ariko mbabwire ikintu kimwe cyonyine muzumva ku buryo ushobora no kujya hariya nkarira mu buzima bwanjye nta kintu gishobora no kundiza sinyiza ariko imbaraga zanjye nke ziri kuri mama wanjye ari imbaraga zanjye nke niho nzaza nkanarira ku buryo nanjye kwihorera mu buryo bumwe cyangwa ubundi umva niyo nawe nyoko yaba yarapfuye watatse mama wanjye najya kumva ye nkayivugiraho you guys icyo nicyo kintu cyo ngomba kubabwira kuko nakora igishoboka cyose kugira ngo nanjye nkwereke nkwemeze niho hantu ushobora kwemereza umuntu nahaye amagambo tuvuga mukurikirana ibiganiro byanjye yaguyu yagiye ashyira hanze video you guys yirengagije ko mfite amavideo ye yafasha abana b'abakobwa ariko
mfite ntabwo nshobora gukora ibigize icyaha, sinshobora kuyashyira hanze. Yes, kubera yuko naba ngiye gukora ibigize icyaha. Ibyo mubyumve, murabizi neza mwese hano ko nanayafite, ariko sinshobora kuyashyira hanze. Never. Naba mpimye yagose, ninjye waba wihimye. Turumvikana. Ejo leta yankurikirana nashyize hanze amavideo agize icyaha, ariko kuyavugaho nta kibazo mfitemo, kubera ko nshobora kuvuga ati wakoze ibi nibi, nta kibazo mfitemo. Ariko kuyashyira hanze ni kosa ntashobora gukora, kuko nafungwa. Yes. None yagari gushaka, ahubwo none murebe ko yavuze abantu bose benshi muri video, bariya bose mwakekaga yuko bafitanye ikibazo. Ese kuki mwumva ko afitanye ikibazo n'abantu benshi? Kuki mwumva ko afitanye ikibazo n'abantu benshi? Nje rero nta n'ikibazo ufitanye na yawe. Ikibazo ufitanye nawe ni ukuvuga njyewe mvuga ku bintu byagiye hanze. Nimba abana b'abakobwa, nimba uwo mwana w'umukobwa araje akavuga ati yago yanteye inda, ngomba gutega amatwi. Nkuko nanjye nshobora kuza nkavuga ni hano umuntu yarandenganyije mukantega amatwi. Uwo muntu rero ahubwo yago yakwegereye bara uriya mukobwa dabiju, si ibintu bibiri, araza aravuga ngo ibi nibi, amajwi ye yagiye hanze, ibintu byose mwarabibonye. Tubivuzeho bibi kibazo. Kuki umuntu avuga ku bintu biri hanze bikaba ikibazo? Yego turabyumva, nta n'umunsi n'uyu n'umwe ndicara ngo mvuge ko umuntu ashobora gufungwa jewe uyu. Aho yararaga se marare, ibyo yaryaga mbirye. Kubera iki mwumva yuko mugomba kuva nimukoma urusyo mujye mukoma n'ingasire? Wowe Nobrena, izi saha tuvugana wivugiye yuko wari warashwanye na Yago mukiyonga, mufite ibyo mwari mwarapfuye. Umwe muri mwe niwe nyirabayazana kabisa. Reka mbabwire abantu, ngiye kwagiranye beef, sibyo? urari nk'ahantu wowe ubwawe rindira irarangira, sibyo? Ibi bintu byo muri social media byatangiye kuza. Ibaze kugira ngo umuntu yicare hariya yidramatize ngo papa wanjye yakoze jenoside. Data nta jenoside yakoze. You guys, kabone kari niyo yaba yarayikoze. Nge mbabwiza ukuri nk'umunyarwanda, ntabwo bindeba, kuko njyewe ninjye hano n'abandi ni bariya. Ariko nanone kubivugaho si ikibazo, ariko nanone biramutse ari byo, ese kuki mwumva ko gutanga amakuru cyangwa gutangaza amakuru bikiba ikibazo? Nimba bavuze ngo uyu muntu yasambanye, yego nibyo yabikoze cyangwa ntiyabikoze, mubanze mumenye icyo ngicyo, ariko mutanga amakuru ashingiye ku bimenyetso. Uyu muntu yishe bande, yiciwe muryango. Ibyo byose ni ukuzana amakuru ahagije, you guys, kuko ntabwo ushobora kwibaza ukuntu ushobora kwicara ugatega amatwi ibintu bishobora kugushyira mu kibazo. Nimureba abantu bavuzwe muri ibintu, nihagira abantu bajya kuvuga, nibatafata ururimi rwabo, baraza gukora ibigize icyaha. Uwakoze icyaha ariko bakoresha gukora icyaha yegamye. Niyo mpamvu mbabwira mw'abantu, mukontorore ibintu byose muvuga n'ibyo mukora. Nicyo kintu nza hano nkababwira, nkanaza nkavuga niko ni gute tubona amavideo yawe y'ubwambure, haza nkabinenga. Ejo buri se ntihagiye hanze yanjye njyewe, ariko kuko nta ruhare nabigizemo, nta kintu bimbwiye ntibinandeba. Byari kumbabaza iyo mba ari jye wayisohoye. Izi saha hano mu Rwanda ni njyewe hasohotse video. Ukuseka wowe ngo ni Joboy, si jye wayisohoye. Yes, ntabwo ari jye wayisohoye. Rero ibi bintu nibwo muri kwifata mutya mukabicira inyeri kandi ari urukonda, mureke gukomeza kuvuga ngo umuntu yararenganye mureberera. Nta musi n'umwe umuntu ashobora kurengana tureberera. Nibyo bintu Godfather ari kuzira ahangaha, akaza akavuga ati nyabuna ibi bintu birimo akarengane, mukaza mukavuga ngo kubera iki yabyinjiyemo. Nge rero si ukomeze. Aha dufite abagore birirwaga bambaye ubusa kuri live ya Instagram, barahari. Wabavugaho ngo ikibazo kiravutse? No, kuvuga ibintu biri hanze si ikibazo. Noneho kumva ngo umuntu ngo ahunza abantu, niko Nobre, nge nshobora kuguhunga.
gute se kushobora kundenganya nkajya mu mategeko ko ntabwo ubuyobozi burangirira muri Yago yagiye mu gihugu cya Uganda kuko mwari mwaramuzengereje niko nshuti yanjye niko subiza umwendaga kuzamukubita ngo mumumere uretse gato nje niko di gukubita hano mu Rwanda ni icyaha gihanwa n'amategeko ngo baranamuroze uri kumva ibyo byose kugira ngo burenda muretse gato ibyo byose nababwiye mujye mu biganiro byanjye nakoze n'amalive n'amaspace nakoze abakobwa biyiziye hano sije wabasanze wabo sinari nanabazi kandi bari bishyuwe ariko yavuga sijya ndota ibibazo shahu ngewe mbafite amafaranga yo kuntunga simba afite amafaranga yo gutunga rubanda sha mwana ubwo ndajya kwishyura se ngo ninjize ko ngewe ndebe ikintu kimfitiye inyungu sibyo ubwo ninde wabishyuye nyina ayo makuru siyo mpamvu nababwiye mujye mutanga si nk'abantu bicaye hano bakavuga ngo ngewe ngo abantu b'amarebo hano ngo baranyishyura na Nubrena niko yarabizi nkababwira nti ngewe reka ngifi nirobeye umuntu uzakora ikosa ejo mu gitondo nzaza ndivuge nakora ikiza nze ndivuge haba kwa Coach Gael haba n'abandi nigeze mwumva ngewe hari uruhande na rumwe mboga nkwibariza ikibazo Jiha mbaza ko avuga ko mukwiye kumusaba imbabazi kubera igihe mwahereye mwabikora tega amatwi Joboy n'abandi mwese muri hano umuntu asaba imbabazi ko cyaha yakoze kandi tuzi nawe igihe wahereye uvuga Yago bro ariko gaho nyumvira rero mugendera no mu Kigali ngewe navuze Yago iki ko navugaga ibintu biri kuvugwa hano hanze muzanyumve n'amakuru ndaza nkavuga nti biravugwa iyo ibintu bivugwa urabihamya biravuga ko hari umukobwa yateye inda nguyu yariyiziye hano yanaduteye hano muri space dore ko ibintu biza nka gatuma uri kumva biza nka gatuma nta n'umunsi n'umwe mu biganiro nakoze nigeze nemeza cyangwa ngo mpamye ahubwo ni kwa kundi kuntu mwumvirana mukumva akantu kamwe si hari umuntu hano wanzengereje ajya mu kiganiro cyanjye agakata akantu gatoya atumvise n'ikiganiro cyose akaza akashimika ati uyu muntu bakamufasha mwana mujye mukora ibintu byose munagendeye no kuvuga ngo muri abantu ese yagararengana Jiha ubu izi saha buretse gatoya izi saha ndamutse nsohoye izo video zafashwe abo bakobwa hahanwa ndi subiza baguhana nyine wowe sawa rero none se undi gicucu cyo kutamenya yuko ngomba gukora bitagize icyaha ikindi kuki muri kuvuga ngo Yago yararenganye muri kino gihugu cy'u Rwanda kandi uko yabivuze byumvikana buretse gato ahubwo kutina uri kubigira umva gato yawe Joboy umva wowe gato Jihad utunze video z'undi muntu nkandi utunze undi ahubwo se zangezeho nkandi banza ubaze ukuntu zangezeho uri kumva umva niho ikibazo kiri Yago yararenganye kuri YouTube ye uriya mwana yibye sibyo atabaza amategeko baramufasha mu by'ukuri koko amategeko yananiwe gukurikirana n'abo bose bari kumurenganya gukurikirana abo bose bari kugaragaza uburozi gute Jiha yari kugaragaza uburozi gute Jiha none se nyine uri kuvuga uburozi ko buhari ntutanga amakuru ashingiye ku bimenyetso ibimenyetso rero uzireka reba hano nkubwire buriya reka nkubwire mu mategeko tuganire neza Jiha tuganire neza ariko Jiha buretse gato ntabwo njewe rero reka nkubwire ntabwo nje mu kiganiro nawe Joboy oya turi kumva ikibazo kuri side yanjye sibyo nukubaza ariko nje gusubiza buretse umva noble turakubaza kabisa nje gusubiza ku bintu bampaye bijyanye no kwa The Ben sibyo ibintu byo kwa The Ben ibyo nakasa mutwe The Ben we mu mureke buretse umva rero umva noneho umva ibindi social media wese afite kubivugaho ukuntu abyumva nuko abishaka musaba imbabazi Yago cyakoze mwana reba hano kuntegeka gusaba imbabazi wakana we kandi ikibazo uranshinja keep calm please keep calm nta n'isoni mugira you guys niyo mpamvu muri kuza hano mugashaka gushinja abantu ibyaha we ko mwatumye umwana ahunga yewe nzama gahunga iwanyu hashya agenda kurindura aho ngaho natumye umwana ahunga kuki atagiye kurega
kandi umva Noble mburiza akakana kareke kunshanukaho ntabugakoze umva muri kino gihugu ushobora gutuma umuntu ahunga uri igikize ariko iki gihugu ntabwo ari icy'umuntu umwe ku giti cye ariko aha umuntu arazana amacakubiri umuntu arazana ibintu by'ubutiriganya kugira ngo mubashe kugira muri kino gihugu we wampungisha nta n'isoni ntabwo bibaho naharanira uburenganzira bwanjye nkagenda nkakurega yes byakwanga nkajya no kuri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ntabwo urwego rurangirira muri ribu nkajya ahantu hose mbona ko bashobora kuntabara iyo hano hari ibibazo mu buyobozi ntiwumva ko umuntu avuga ati nagiye ahabiranga njya ahabiranga ariko sha mu by'ukuri mugiye kuvuga ngo umuntu yahunze abandi mu by'ukuri iki kintu mukicara mukagitagatifuza mu gihugu kigendera ku mategeko no uzi ikibazo tugira twirirwa hano dusakuza kuri social media nta nubwo dushobora kureba ngo mu igazeti ya leta ni irihe tegeko ryasohotse nta nubwo dushobora kwegera nk'abanyamategeko dufite ba abe ngo tubabaze abe iki kintu surebe uyu abe unamwandikiye muri inbox ukamubaza arakubwira ati iki kintu kigize icyaha ibi n'ibi hari ibintu namubazaga kuri Jean Paul rwose bw'isukuri ibi bintu mureke mbabwire iyi mihanda turiho nje naje muri social media rero muri social media biraho ntabwo naje mu bintu byo kuvuga umuntu kuvuga fame nzaza mvuga umuntu muri social media ubu hano mu bantu badukurikiye ni harimo abantu mukora amadega nk'icyatanu ariko iyo hari abo tubonye niyo neho iby'umwihariko iyo hari abantu bari muri social media mureke mbabwize ukuri biba ari ibindi ubu se hano mwibwira yuko hari abantu badakora amateka ahangaha ariko se mbabazi nimba ikibazo kibonetse kuki muticara ngo muvuge ngo kimeze gutya n'ikinanga ngo muvuge mutireka tugipfundikirire hano umuntu amenye ibye n'undi amenye ibye ariko hano muri guhangana amashyari ibintu byo kuvuga ngo runaka ntakabeho runaka ntakavuge ngenda babwiza ukuri ntihazagira umuntu ucecekesha kuva igihe mwamboneye nzaceceka ari uko napfuye nzirinda gukora ibigize icyaha ninkora amakosa nzicara nyakosore ariko nanjye nimbona ikibazo sinzabura kuza kukivuga nikiba ari ikintu icyo ntashoboye kuvuga ndaceceka kuko ibintu byose tubona siko tubivugaho burya mujye muvuga muziga kandi mujye mureka kuvuga mujye mureka kuba babavugirije ibintu byose si ngombwa ngo muze muvuge buretse gato ikindi muntandukanye cyane n'abantu bagiye bakora ibiganiro kwa The Ben sindimo ikindi ibibazo byo kwa Yago nanjye nimwicara mukareba murasanga nta bibazo bihari ahubwo nukuvuga nukugendera ku naringe you guys kumva ejo bundi bataka uyu Godfather ntiyari gutabariza Yago ejo bundi amwakira amafaranga nuko yaramwanze se ariko ntabwo avango nta kibazo ufitanye na Yago bro none se uretse gato we waravuze ejo bundi ni wowe ejo bundi nta kibazo mufitanye ejo bundi yaravuze ni wowe wavuze ejo bundi uretse gato umva musubize Noble wowe duhuye kenshi inshuro nyinshi ngewe umuntu ushobora kuba nta kibazo mufiteho ariko wakifiteho turumvikana aho uranyumva tandukanye ihangane gato mbwira akantu kamwe yes Yago ugomba kumusaba imbabazi ziki umunsi wa concert habayeho sabotage yo mbese isa no guca intege abantu kujya kwitabira igitaramo cye uwo munsi wakurikiranye space zose zabaye apana space ama live yego warabikurikiye uzi yuko umva uzi ko ari bwahubwe hagurutse akatwataka yego ariko uwo munsi none yagombaga kutwataka twebwe nitumwatake akwataka sinabibonye nicyo kibazo rero nicyo kibazo cyane koroshye nk'ubu ngubu uvuze uti uwo munsi wa concert nasabotinze concert yawe ibyo ndabisabira imbabazi hanyuma ibindi ni uruhererekane ntabwo tubizi ariko abantu bose barabibonye yuko mwasabotinze igitaramo Imana ishimwe ubwo uri kubivuga gutyo utarumvise ibyo yabanze live yabanje gukora adutuka wabwira wigira ngo ceceke
cyaduceceke nsubiza abe aravuze ngo ibyo yavuze sinabyumvise wumvise ibyacu wawe aho niho nkundira rero abanyarwanda. Jihad nimwe mwari mwamubangije kuko wibuke hari harimo saga y'uriya mukobwa. Niko iyo saga yaje ryari ko yaje mbere agahita bigarura. wavuze ngo mwebwe mwabizanye nabwo mwamuhamagaye muri mumuhamagara muri space ya Godfather mukamufasha. wewe waravuze ngo muranamutuka n'uwo mukobwa yaramututse. Iryo jambo Jihad yivugiye mu kanwa ke yaravuze ngo yago bazamubwire yapfuye azashyireho umusaraba. Iryo ni ijambo wivugiye wowe imwereke nawe. ahubwo wagenda kuri ntuze yanjye ko nabivuze. Wavuze iki? Nose wajya ukareba ko no kuri ntuze yanjye nabivuze. Yakwata kukumva nta kintu bivuze. Nta kibazo giye mfite cy'umuntu unyataka you guys. Singifite. Ahubwo mwebwe ko mufite ikibazo cy'umuntu uri kunyataka. Nta kibazo kiri kutubwira nta kibazo mufitanye. Ngayo ni amagambo wabwira umuntu mugenzi wawe. Muntandukanye na bimwe mu bibazo mwaje gushyira ahangaha mugereka ku bantu. Mugende kuri kibazo ku kindi. Abagize neza arambwiye ngo numvise ibyanyu ibya yago ntago nabyumvise. Hey, iyo byumva nimba rero mwarabyumvise ababanje kuvuga ni bande kwari ukorohereza gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari. Gusaba imbabazi bisaba ubutwari bukomeye no kuzitanga n'ubundi butwari. Ikindi umuntu asaba imbabazi z'icyaha yakoze. Hari umuntu nabwiye ngo ntazajye mu gitaramo, hari uwo nabivuze. Bareba babikurikirane. Ariko Jihad waciye babirebe neza ugakora game. Umva gatoya, hari umuntu nabwiye ngo ntajye mu gitaramo. Subiza, hari umuntu nabwiye ngo ntazajye mu gitaramo. Ose by'umusaraba byo gushyira kumva muzajya mumara kwicira ibintu byanyu. Umumva muzajya mumara kwicira ibintu byanyu nimurangiza murenganya abantu. Namaze Jihad wibuke neza kandi wiyoroshye. Hey, umva ntacyo noroshya kuko nta woroshye muri iyi mihanda. Wijya kunyoroshya di have oya njyewe ntago ndagafuka ivugwa rimwe. Ibindi si ko nakubajije irayivu yakoze warayikurikiye? Ngiye narayikurikiye. Hanyuma wigeze wumva mvuga ijambo ngo ntimuzajye mu gitaramo cya Yago? Muvuga ko dore ikintu Yago yavuze icyo gihe yakwise umutinganyi, ariko icyo gihe nimwe mwari mwamubanje. Icyo gihe yakwise umutinganyi ariko icyo gihe nimwe mwamubanje. Kubera ko wa mukobwa yari yaje hano muri space yizanye tutamuhamagaye. Nimwe mwari mwamuzanye. Jadi wibeshye nimwe mwamuzanye. Uzi ko ahubwo utanakurikira ibintu biri hano tuba twabikurikiranye. Erega mu musaba imbabazi. Umva reba hano nta mbabazi nzasaba. Unabyumve neza ukuri gutura amatwi yawe. Dore ibi nibyo navugaga kuva kare. Kandi none ariko urantegeka gusaba imbabazi wowe. Urabona ko umwana Jabo umwana umanuye gato. Ngabamanuye gato sije wari ufite ijambo mukaza muvugiramo. Jabo enda mu manu yaba arimo aramvangira gato. None se reka nkubwire Noble, ubu ndi umwana Noble ko wagiranye ikibazo na Yago. Ninde wakubwiye ngo genda usaba imbabazi cyangwa umwe ninde asaba imbabazi? Simwe mwahuye mugasabana imbabazi? Ngewe twarahuye turaganira. Voilà. Hanyuma ni gute none se Noble nagukorera ikosa nkawe nagutegeka kuza kusaba imbabazi? Oya ahubwo nanjye kumubaza kuri ku giti cyawe wowe nka Jihad. Niba Yago yumva wowe waramuhemukiye Jihad ukaba uri mu bantu bagiye abo akaba ari ko abyumva, ariko kuko nago mu byumva kimwe wowe ufite uko utekereza ibintu ubona. Yes. Kuko ngerago nshaka ko ntago turi guhuza ibitekerezo abantu buri muntu tunabona ibintu kugira ngo tuze gukuramo message iri clear hano mu biganiro turi kugira. Icyo ndi kubaza Jihad, wowe ku giti cyawe nka Jihad uratekereza yuko Yago niba agufiteho ikibazo, ese jawe nta kibazo ufite kuri Yago? Njyewe nta kibazo mfite kuri Yago. Ibintu byose bimeze neza. Njye nta kibazo mfite kuri Yago. Ubwo ndajya kumusaba imbabazi ndajya kumusaba imbabazi. Njyewe cyakoze kimuze kubona
umukobwa umwe yitwa Brenda, uriya mukobwa ntiyizanye, wowe hari ubwo wari umuzi, ntiyizanye. Akagiye gukemuka ikibazo bahereye kwa Brenda n'uriya ngo ni Dabiju, kuko njye ndi hano, uriya mukobwa sinari muzi, namwe mwari muzi, yaje hano ameze nk'ubagwamo. Twari turi kuganira kuri ishu y'abakobwa bajya gukuramo inda mu buryo butemewe, uranabyibuka wowe, ndibaza warabikurikiye. Mujye mureka kuvanga ibintu. None se bari abakobwa bavuye? None nijye wabazanye, uribaza yuko ari jye wabazanye? Njye narababyaye, njyewe narababyaye, wowe uzi naho bavuye? Mujye nanjye ntazi aho bavuye, ubu nanjye nshobora kubaza ngo uvuye Jihad. Reka nkubaze Jihad, we nyemera nkubaze akabazo gatoya. Mbaza Shayemi. None urakoze cyane, reka ngiye nkubaza akabazo gatoya. Uremera ko bari abakobwa barizanye kuri platform yawe, sibyo? Kandi iyo platform yawe ni weho wari manager yayo. Abantu baraje batutse mugenzi wawe witwa Yago. Nta jambo ry'igiti ntabwo bigeze bamutuka. None se ubwo oya tubaze ko baje bakavuga ibintu bangamiye Yago, sibyo? Ushobora kunza kuki byabangamiye Yago ntarege. Oya ariko ja uberetse gatoya, sibyo? Uri umuntu w'umugabo waje hano uvuga ibintu byose uko byagenze, katujyane gateya. Kucyumva ko ofete iyi societe tugiye kubaka yabimeze ite, aho umuntu mwumva ko igisubizo cyose kigomba kujya muri riba. Ibyo nacyo ikibazo dufite ariko kuki mwumva none se urumva ko igisubizo ari ukuvuga ko uzajya uhunga ikibazo? Oya, ibyo nabyo ntabwo tubyemera. Ibyo nabyo tubyemera. Aha dufite umurongo wo kutihanira. None se umuntu yanyiba ikizani mujyana hano umuntu kanyiba, namugeza mu buyobozi sinamukubita. Kuki mwemera ko ibintu bigera aho ngaho nk'abantu b'abagabo urubyiruko? Kuki mwumva ko bigomba kugera aho ngaho? Kuki mwumva yuko buretse gato, kuki mwumva yuko umuntu yarengana ntavuge? Kandi iyo aba ari mushiki wawe, wari kuvuga ati ibi bintu ntibibaho, agafa kari ku wundi karahandurika. Ahubwo mubanze mumenye ese ni nyemera nkubaze ikibazo. Mbaza muho. Tuzi neza ko uri mu bantu bakoresheje ibiganiro byinshi Brenda. Yego cyangwa hano no kuri space cyane. Yego cyangwa oya? Cyane yego. Okay. Aka kanya ntawe wari uzi kesi ye umukoresha ibiganiro. Nari nzi kesi ukaba utaramugiye, wari uyizi kuko yarayikubwiye, arayikuganiza, urangije uraza uyishyira uyerekana n'abantu. Ukaba utaramugiriye inama nawe yo kugoboka inzego ngo zirege Yago, ahubwo ukamugira inama yo gukomeza kuza kubivuga muri social media, then bigakomeza gutyo. At the end n'ubu ngubu ntabwo wigeze ugaragaza aho nimba ukoze ikiganiro ugomba kukigaragaza uburyo cyarangiye, na n'ubu ngubu ntabwo mwigeze mutugaragariza uburyo cyarangiye. Ushobora kujya mu biganiro nakoze ukabitega amatwi? Narabyumva. Ukumva amagambo ugiye nakoreshaga? Waramubazaga ejo bundi warongeye uranamugarura. Ndamubwira nti kuki utagiye mu mategeko, kuki utasabye DNA, dukurikije yuko uvuga yuko utahuye n'umuntu umwe. Ibyo byose nta munsi n'umwe nigeze nkofirima. Kandi ikindi umuntu uje muri sitome genda ntabwo ntararangiza ikibazo cyanjye. Kuki nk'umuntu w'intararibonye, kuki utabonye uvuga ati reka mpagarike uyu muhungu, ndabona ashobora kuba ari gusebya Yago, kuko ibintu afite nta bimenyetso bifite, kandi nawe wabibonaga mu buryo wamuganirizaga. Ni ibintu bigaragara yuko mu biganiro byinshi wakoraga mwagendaga musubiramo ibyo mwavuze, n'ubundi mugasa nk'aho ari byo musubiramo. Kuki nk'umuntu w'umunyamakuru w'inararibonye, kuki utabonye ko ashobora kuba ari guharabika Yago ngo umureke kumukoresha ibiganiro, umugire inama yo kujya gana inzego? Nimba yarabyanze ntabwo ari kuza muho. Nimba warakurikiye twarabajije ngo
wa mukobwa turanamutokinga cyane ubwo ntuje ko dufite abakobwa muza kwimanika kuba stari mubabeshyira ngo babateye amada mugira mute mushaka hiti n'ibiki byose murabyibuka ko amagambo twayakoresheje aho muri kubeshya urabyibuka bigitangira kuki se wabyirengagije nyabu ibyo ntabwo nabyirengagije nkundira abanyarwanda ntabwo nabyirengagije yarasubije ngo dore ibimenyetso ngibi dore n'amajwi ntimwabyumvise ibyo twarabyumvishe ibyo nabyirenga ibyo ngibyo twabirenze kuki wabyirengagije itonde nkubwire impamvu nabyirengagije uri mu bantu bamukoresheje ibiganiro birenga 5 kandi ibyo byose byari byabaye nawe wamaze kubona yuko uzi neza ukuri waramaze kumenya ukuri kuko nyuma yaho twumvishe rikodi birenga 5 iyo yabari seri ibiganiro wamukoresheje birenga 5 kuko icyambere cyo hari byo mwabanje gukoresha genda muri YouTube yanjye nusanga ari 5 bizane hano ndagusaba imbabazi hari n'ibyo wakoze kuri ngende kubaramo n'ibyo bagiye bakora kuri noza kuri space ngaho nyumvira rero byose kandi mwabavandimwe muza kuvuga ibintu mudafite amakuru nicyo kibazo ibiganiro bigera muri 5 ubwo yaba ari topic mu gihe kingana n'iki you guys ntagiye mureka kurema no kurimira amasinde ku bantu muhoza aricaye aha yirengagiza ibintu byose kandi mwibukije ijambo ngo yego ngo ndaryibutse kandi yari yaryirengagije mujye mwumva ubucakura abanyarwanda mugira ari nabwo ntakunda never nagaruka nzewe reka mbabwire ikigiye kubasobanurira hano Jihad reka ngubwira akantu ugiye kusobanurira ngiye gutekereza yuko nobre sureba ngewe nje hano ni nabwo nari ngitaka ko ngiye no kurya mu kanya mfite akazi ariko nobre reka nkubwire mujye muza mutanga amakuru ashingiye ku bimenyetso no kuri kw'Imana mujye mureka kuza ngo muvuge mugendeye kuri fanatism cyangwa ku marangamutima yanyu nimugendera ku marangamutima nta kintu n'iki na kimwe muzajya mutahira guhora mu maspace umuntu wese nimva asaga n'ufite abafollowers 2 aze kugira ngo avuge ngo ni Karimi Kashyarimaye ngo aravuga akazanga ariko bya urabiza abanyarwanda tukunda no gushyuha mu bintu rimwe na rimwe none se niba mumva ko mukunda gushyuha kukige nashyuha bikaba ikibazo ariko bite ikibazo ukumva yuko kugira noneho ntureba ikiganiro cyasose cyago wakibonye Jihad mbone ngewe Jihad ndakurahiye keretse bankatira aho ndi kumva cyangwa nkumva n'abandi cyangwa nkajya kuri TikTok nkabyumva mba nifite buriya ndi umuntu udakunda na YouTube channel mba nibereye mu bintu byinshi byo kubwerabwera muri iyi mihanda wiruka Kigali wasa ahantu hose nobre ni ukuri none rero mureke mbabwiza ukuri ibi bintu intera byamaze gufata byavuye muri social media nimba mutanabizi byageze muri politike ngewe nkora showbiz ntabwo nkora politike none se Jihad kukorana na umunyarwanda yatatse Debeni n'umuryango we ariko Jihad umva gato umva nobre shinja umuntu witwa Muyoboke we umunyarwanda baramuzegereje Muyoboke we ngo Muyoboke ngo wamukoreye ibiganiro byinshi bimutuka koko na oya Muyoboke n'inshuti yanjye ntunabitindeho nta biganiro fata ku mavuta buretse ntumbaze ibyafata ku mavuta sindi umuvugizi we sibyo uravanga ngo Jihad nafata ku mavuta ubu ibiganiro nkora ntimubyumva rero ikibazo cyanyu iyo umuntu antutse muba mwumva yakomeza akantu kajya simusubize wow kubera iki Jihad buretse gato ngewe uzi ntabwo ndagafu kivuga rimwe buriya mu ndeba ndi inshinzi y'umuhungu ariko ntabwo ushobora gukora ibigize icyaha ikanze nkwereke akantu gato kandi tureba muri iyi mihanda buretse ntabwo warayumvise space bakoreye Godfather rwose ntimwamukamiye mu kitogeje ubu ngo next ngo ni Jihad ngo n'abandi nge hazagira umucanyi n'amabere uzanshingaho muzareba ibyo mukorera aha turukungurana
buretse gato ndakubaha urabizi buretse gato kubera ko nkubaha rero ukaba waje muri space yanjye kandi reka nigendere uri kumva twubahana urabizi ko nkubaha bya hatari uretse gato umunyarwanda guhamwiriwe yakwiriwe hano bre umva abe ndigendeye umusitari reka nze nkubwira akantu gato kandi nubikurikirana nyuma yaho uzasanga ariko nanakubwiza ukuri ikintu turi kuganira hano nanakubwiza ukuri ni ibintu biri straight byumvikana ikintu kibazo ngubu dufite turi gushaka kubaza kuvuga ibintu byose byabaye kuri Yago birashoboka ko twabirenga uko niba yagavuga ati aba bantu bagiye bankorera iyicarubozi ibi nibi ese jya wenda tunarenge kuri wowe kuko ntekereza ko nta nubwo we nigize nkuvugaho cyane aka kanya ibyo byose ibyo bakubwiye ni ibyo bakuye mu kiganiro Yago yakoze kuri YouTube nta nubwo ari ibintu byo kwa DPN nduma nta nubwo ari ibindi nduma kwa DPN ibyo ni iby'akasamutwe kandi nkeka ko biriya byo harimo abantu babigiyemo kugira ngo bajye gukoresha interview papa DPN bamuha amayoga sindi none se nobre hano ko baza bagatuka umuntu ngo n'umutinganyi ntago baba bamuvanguye mu bandi subiza subiza kibazo hano jiha twe turi kureba ni yihe ngingo wasabaho Yago imbabazi ngewe narebye nkurikije ko nabikurikiranye icyo gihe gusabotaginga inyungu z'umuntu igitaramo biriya rwose bigize ikosa bigize n'icyaha cyahanwa mu mategeko aho honyine abo bakobwa twe kubinjiramo hari igihe wasanga aribo bakwishakiye koko ibyabo ntabwo twagombye kubirebaho ariko ibigize icyaha umunsi wa konseri mbere yaho gatoya nabonye posti zawe mbona harimo gusabotaginga icyo gitaramo ibyo byarabaye rwose niba biginjiramo neza kugira ngo ubyumve neza abafite umwanya babyinjiremo babiscreenshotinge babikwereke hanyuma uvuga uti ese gatoya uvuga uti kuri uwo munsi w'igitaramo koko sinagukundaga twari ibibazo hashobora kuba hari n'abafana banjye bataje kubera yuko nasabotinze icyo gitaramo ibyo ngibyo uwo munsi ndabisabira imbabazi ibi byari mu murongo w'akazi kanjye kubiforumira gutyo akamusaba imbabazi nakubajije ko twakoze space hano wigeze wumva we space yakoze adutuka se ikindi wigeze wumva nobre kuri hano wigeze wumva nobre wigeze wumva kuri konseri y'umuntu nta muntu wemerewe kubuza abantu kuyitabira none se hari uwo nigeze mbuza kuyijyamo subiza iryo jambo nararisohoye barebe kuri uwo munsi wawe uwo munsi ku Instagram yawe umva nanakubaye message ushobora kuba utarabibonye nabaye ibi ngibi babizi ko wanakoraga ibiganiro ABCD ubirebe neza hari nka dosiye ya wa musirikari bari bakubitiye ahantu ndavuga mu bigenze gutya hari ikintu ugatereka atange gufasha mu mategeko utabyishyujwe ari kugira ngo ufashe sosiyete uwo munsi rero w'igitaramo nakwandike navuga ngo aha harimo sabotage inyungu z'umuntu bigize icyaha aho bonyine aba ariho uformira hanyuma bira mitigation kugabanya ibibazo iyo ngingo ibindi uvuga uti byari mu murongo w'akazi kanjye ibyo kandi rwose byari kosa abigushinje abantu rwose twese twavuga yuko uwo munsi mwamuhemukiye wowe n'abandi bamufatanyije voilà abe urakoze ngushimiye yuko ujya unatanga inyunganizi mu mategeko you guys njye niyo nkoze ibiganiro akenshi nandikira be nkamubaza ibi nibi akambwira ati ibi nibi gutya na gutya namubura abaza undi ariko abe ndagushimira kuri icyo kintu ariko ndashaka kukubaza jyewe ubwanjye wigeze wumva mvuga ngo ntimuzitabire igitaramo nsubiza urumva hariho byo ta figurative language baravuga se niko se bahungu ubwo sera urumva n'izindi terminology ngizo rwose bagenda babireba ntabwo nshaka biburaneho none abe yari kudutuka ku munsi w'igitaramo cye ntitumusubize
ibyo ntabwo ahubwo kuki we yashatse kwiyicira igitaramo usenya rw'umutizi umugoro rwose niba wumva inama kandi ukaba uzi ko ibi bibazo byanga byakunda bigomba kuzarangira nuko shabe umva shabe ikintu kintangaje ikintu kishimishije nuko byibura utigeze wumva we live yakoze we na Dumba urumva iyo yumva wari guhita unyumva nta nubwo mu biganiro nakoze no mu ma live nigeze nkora no mu space nigeze mbuza abantu kujya mu gitaramo never nguyu Godfather twari tunari kumwe mu ma space amusabira n'amafaranga mazima twumvikana none niko abe kuko wumvise jewe space nakoze mbere y'igitaramo cye ntiwigeze wumva live yakoze we na Dumba alors nuyibona babazi gusa babazi bizajya muri both ways babazi nagusaba imbabazi kose none se iyi ntambara izakira none ndabyumva kuki wumva ko ari igihe wasaba imbabazi we yaradututse hano kuri space jewe n'abasaba imbabazi he say witness genda umundi mutemu wabonye ibyo ngibyo ibya yago ntabwo Imana none rero utabibonye shaka icyo kiganiro aho kiri urumva nukibona uhita ugihuza n'icyacu uragira andi magambo anatanda wewe Jihadi amaye mucecetse gato bye nshaka kwaza Jihadi ubundi uheruka kuba inshuti na Yago ryari igihe cya nyuma wowe na Yago muheruka kuvugana hataragira ikibazo na kimwe kiza hagati yanyu cy'imihanda mbabarira unsubize uko naba unmutinze najyanga abagabanya kavuyo Jia uheruka guhura na Yago nta kindi kintu kiri hagati yanyu byari nobre ni kera pe ni kera bwo kera ni nka ryari 2022 mbere yaho corona yaje ryari di ni mu nyibutsa niko biranakomeye kabisa corona yaje ryari mu nyibutsa 2021 oya 2020 kwa gatatu aburetse yavuye kuri TV10 ryari nibwo muherukana ni 2020 ngira 2019 naho uri kumva noneho urumva mbabwire simureba nina nababwira Yago nubwo mu byumva avuga n'abandi bavuga Yago ntago ari umwana mubi mbere yari umwana mwiza ahubwo ubu yahinduwe n'iki ese ko namwe bita babi ubundi ubwo tuzabikira oya twe ntari batwite babi ariko ndababwiza ukuri buretse gato rindira gato buretse uri kumva nobre nawe ubwawe urabizi Yago ntago navuze ngo ni shyashya kuko nawe buretse hari ibintu ushobora kuvuga bikagutungura nanatse mbabeshye ngo Yago ngo n'umwana mwiza ngijana kujana hano mbiye mbere voilà none se nobre umuntu azagirana ibibazo n'isi yose mbari kumvuga Ega wikwisi yo propaganda n'isi yose hari ikibazo agarisi yose nagarisi yose bro nagarisi yose nimwinjira muri liste nabonye wari gukeka yuko abo bantu bahari ishamati mwana complotisme ibaho ubu ko yagiye tumanze mvuge mborohereze complotisme ibaho iriya teori yo umuntu umwe kuba yakoresha abantu benshi birashoboka n'umuntu umwe ashobora kuba yananirwa guhuza n'abandi birashoboka kandi noneho ibyo arimo arasaba ni ibintu byoroshye mu nsabe imbabazi none gukora introspection ukigenzura ukareba aho wamuhemukiye ukavuga yanjye ndayirangije musabye imbabazi nawe agasaba imbabazi kuko mu guhosha amakimbirane habaho win kuko iyo andurusisma ko kwinangira umutima kwawe ntabwo ari byiza
ni nacyo turi kumusaba basabye imbabazi ikibazo turimo gusoza kugendeye ngo ku kiganiro ntabwo ndi bubitindeho genda urebe uwo munsi la veille ya konseri ye nta makosa anagize n'ibya des actes criminels noneho urebe live yakoze we na Dumba ntayo wabonye nayo n'indi side wareba iyawe kuki wumva ko kucyuze ku cyakurikiyeho ntabwo ndi kumuvugira ibyaha adakora cyangwa yakoze ntabwo ndi umuvugizi aha turi ariko muretse gato twakire John abe muretse gato John waretse nkabanza nibutsa John waretse mbabara nibutse Jihad uri kuvuga ngo tugendere kubyo noza kubyo yago yavugaga kuri live ya Dumba icyo gihe mwe muri gukora space we na Godfather Dumba ari kuvugana na Yago kuri noza kuri Instagram ibyo rero umwebwe mwaramuvugaga nawe akabavuga wivuga gutyo none niba twaravugaga akatuvuga ko cyumva ariko tugomba gusomera ariko ababanje gusettinga live ni bande ni mwebwe barabikurikiranye turi gutaka turi gutaka ngo yarengereye kandi ijambo ryo kurengera wigeze wumva ndikura mu kanwa kanjye abambere ntabwo ari wowe ntabwo ari wowe mufitanye ikibazo gusa urabizi umva rero kuri kote yanjye njyewe twa Instagram tubivuga kuri umva be ahubwo kuko byari bigize icyaha yajya kundeka mu mategeko Yago ntabwo aregana saba muramuke Jihad ntekereza yuko Jihad ikintu ashaka kumubwira John ushaka kuvuga iki umeze mutese ni fresh question uza meze neza nanjye akagenda na amahoro oya njye nanjye kuvuga kwera numvaga ari kuvuga ibintu bya y'ukuntu ngo Yago ngo yaje kubataka kuri space we na Godfather na kuri live na Dumba mana abantu bazi Yago nta mutima mubagira habe na muto uko niko kuri bro uko niko kuri friend yewe nabikira 100% uko niko Yago n'umunsi ajya kuri live ya Godfather ya space baze Godfather twatumaze kugana kuri space ogani tumira Yago icyo gihe turabyemera ko rwose Yago bamuye amafaranga harimo wa mugore witwa Isimbi yamuye 500 harimo n'abandi bari bajya mu mafaranga 500 bamuye amatendege n'ibiki ibyo barabitanga noneho ahubwo ikintu cyabayeho Buriane urumva ni inshuti na Jihad ari utuntu ducyo nazo bahuriyeho gutyo nabona inshuti zanjye pe ariko baza kugirira ishyari umuntu witwa Yago kuko yakoresheje umuntu witwa Philipita mu gitaramo yanga gushyiramo Buriane ari wagomba kudije kubera ibibazo Buriane yaraptanye na Yago ariko bigitaye byaga bitakatse umuriro nyine bikiri gututumba ariko bitarakumurura Yago aravuga ati aho kugira ngo nshyire umuntu hariya dufitanye ibibazo reka nshyire Philipita yaramubwiye nse ko Buriane ari we muri no minsi ugezweho abantu bose baharaye wamusize ukamushyira kuri afishe arambwira ati oya Philipita niwe muntu nizeye wankora ibintu byanjye neza we ntakamenye ko n'uwo Philipita nawe yifitiye ibindi bibazo byiwe akoza amarubumu amaze gukora indirimbo zingahe ziri hit ntago yabikorera ibitaramo n'icyo wese kuririmba mu tubari natwo yatumyemo abahanzi bakoze izo ndirimbo abatangiye ageze kuri stage aho kugira ngo ibintu byiza atangiye kumuteranya n'abarundi kuzi ko Yago ari watangiye kutuzana umuziki w'abarundi nko kuntu mu wenda babizi bazi ko ngiye wazana umuziki wa Uganda mu Rwanda Yago ni watangiye kuzana umuziki w'u Burundi mu Rwanda nyuma y'igihe wari warazimye Philipita akoze iki amutanyije n'abari abapeti Philipita teranya Yago n'abari abapeti se
none se niba umuntu yaguhaye ikiraka cyo kumucurangira kuri stage yiwe abantu bari mu gitaramo barabizi neza yabaye mu gitaramo ibyo mfite barabizi mani yarahemutse Philip itabwo ni wari umugabo azicara asaba imbabazi yago mani yago sinamwibuka kubona ikiganiro twakoranye njyewe yarambwira ngo nimubwire abantu abona bafite depression mu Rwanda nambwiye ni nawe urayifite wenda yarazi ko nawe muvuge mwumve icyo kiganiro muze kucyumva nawe mubwiye nambwiye ni nawe urayifite ndabwira ni impamvu yifite warababajwe bro kandi natwe twagiye tubabazwa nkanjye YouTube channel nayivuyeho kubera ibiboro nk'ibi ibi navuze kuri yago kuri Sabe byambayeho njyewe navuye kuri YouTube kubera Sabe n'umuntu witwa Irene niko navuye kuri YouTube ndavuga nti kandi yago yabamenyesha mu bantu bashatse kumukura kuri YouTube no gushaka kumuhemukira kujya bamwangisha abantu abo bose yago yabavuze bose uko abavuze K John niyo mpamvu rero abo bose njyewe bose nabatanze gukora ibintu bya YouTube Sabubwe afite YouTube channel yitwa Rwanda Online yarwanyaga u Rwanda ishyiraho ibiboro bituka u Rwanda by'igihugu Rwanda Online baze patikope barabizi twagiye muri RIB njyewe natanze ikirego Sabe tuyaho tubabanzi ariko ati nashatse kumufungisha afite isimbi itarahitinga afite iyo yitwa Rwanda Online ishyiraho ibintu bya prono n'ibintu bivuga nabi igihugu bivuga nabi u Rwanda wabijyanye no muri RIB birazwi ibyo bintu birahari yamazemo amasaha menshi ndabizi mubaze biri mu bintu twapfuye bro washatse kumfungisha noneho baza Shadibu ninjye muntu wa mbere wakoze ikiganiro na Shadibu mubaze nkora ikiganiro bwa mbere n'umuntu witwa umukobwa witwaga ngo Angel Strawberry hari umukobwa witwa ngo Fofo Dancer bose ninjye wabasanye mu kubazana najya mbazana Sabe ndebe ku bwanjye nza asaba Shadibu yambwiye ati mba Shadibu muko kiganiro rw'amadolari 100 ndamubwira nti oya ndamugwa ku buntu aza gukorera ariko nyuma y'ibyo bihe byose abo bantu bose najyaga mwohereza kandi yabansabye bikarangira nabahamagara bamugani wa Sabe wa yago batashaka kumvugisha tugira tubabanzi ku buryo nagezeho nkajya mbura abatumirwa kubera abonzanye ninjye wazanye ibiganiro bino by'uburaya mubona ku ma YouTube cyane umubona bino by'abakobwa bavuga ngo nkora ibi ninjye wabizanye abantu bose barabizi no byo kwicaza abantu Sabe afite mbese izira concept niyo wazizanye bwa mbere mu Rwanda mubaze ambwira ngo umugore we ngaramfana mubaze abantu wenda bari kuvuga ati se uyu muntu K John ninde K John uyu nguyu niwe muntu wa mbere wabaye mu social media wa mbere mu Rwanda promoter wa mbere anda mwana ngiye kuvuga byose mubona biri mu Rwanda byababaje ko hari ikiganiro ngoma kujyana n'uzenya na Makena kuri RBA tuvuga ko bino bintu by'amatika ari muri showbiz man byamaze kuba ibintu biri too much abantu ibintu cyane na Sabarimo kuko Sabe yagiye ahemukira abantu benshi man ngiye yarampemukiye ni inshuti yanjye pe mubaze yari inshuti yanjye ariko yarampemukiye man uyakuze gufata umwanzuro wati ngiye nafite YouTube imbere muri baze 2020 ngewe ninjye afite YouTube ifite abasubscribers benshi hano mu kino gihugu ifite 200 abo basabe afite 350 abo twari duhatanye ndumva byari Kigali Today yari ifite hafi 80 ngiye ndi muri 200 ariko abo bantu kubera amashyari ngumva twebwe twakoraga ibiganiro byacu nk'ibyo tukajya abantu babwise benshi n'iki abo bantu yago yabavuze yavuze ukuntu Sabe yagiye akajya atanga amafaranga ku bantu kugira ngo batajya mu kiganiro cye ibyo bintu byambayeho cyane kugera ubwo mvuze nti rero ibi boro kugira ngo bizanyicishe reka mbivemo mwana uzi kuba wizaniye umuntu Shadibu yari umustar ariko nta muntu ya interview ari nge n'ubu ngubu nuko YouTube itakibaho yanjye ariko amafoto y'icyo gihe numva ntiyafite mwabibona kandi wamuzanye Buriane DJ Buriane mumubaze ninjye wamwizaniye mumubaze arabibabwira ubwe yabanze gukora ikiganiro n'umutipe w'icyane twabanaga mu gipangu witwa Xdira wari ufite boro yitwa Hollywood avuye kuri Hollywood ngenda mukoresha mu kumukoresha Basabe wabona ko uwo muntu yatwika Buriane ajya kwa Basabe nabo batipe bandi ntiyongeye kunyitaba tukajya duhura mu kabari bisanzwe rwose kwa Kintu ari yanjye
mugira inama yo gufungura YouTube nkajya mufasha nkamwereka ukuntu bikorwa. Buriyane mumubaza akiri umukobwa nyina atarahinduka ameze nyina iyo umuntu amaze gukura arahinduka reka ndiko kuvuga ibintu byinshi gutyo mwana njyewe mbona abatubirwa banjye ndi kuzana ko mbona bari kubajyana se ngiye bagahita banyanga ibintu yabo byose John mbaza nabi John ifite ikibazo ari njyewe ibintu byose yavuze ni ukuri ndavuga rero bino bintu aho kugira ngo nzagire amashyamba mani narogiwe muri no showbiz uzabaze Young arabizi waze Patiko arabizi ampeti witwa VJ arabizi n'indarya ampeti icyo gihe babizi barabizi ko narogiwe muri no showbiz kwera ibintu nk'ibi by'amashyari ndajya kwivuza mama w'umpeti group yitwa The Same bigisenyi murabazi mama w'umwe witwa J Love niwe wamvuye man uburozi bwa no showbiz rero bino bintu yago muri kubigira kubikinyari ari urukonda niko babivuga yago man mumuhe yago akeneye ko mumuganiriza akeneye ko mumuganiriza kuruta kumusenya yanabwe bamubabarire njyewe ko nagize igihe mfata nageze igihe nshaka kwiyahura bro nshaka gufata umugozi ngo nimane kavuga ni bino biboro ndabona nta nyungu mfata amabuye ya radio ndayasya ndayanywa ariko kubw'Imana sinagira ikibazo ngira ndakira DJ Bobo yabikubwira ndavuga ni rero man yago niba we yaturitse nyumva gihe cyo ntabwo wabasha guturika ngo wature man yago yaratuye aravuga rero mureke kubi man wenda ashaka gukora ikosa mu bintu yagiye Uganda ariko bari kumuseka ari ibintu ari kuvuga wenda akaba yarengera ko n'umujinya ariko akeneye ko muba hafi bro nje nakubwiza ukuri navuye mu rugo muzehe yabizi n'ubumugiye mukabwaza yababwiye ati yavuye mu rugo atadusezeye kubera nyine ngewe numvaga nasazere bambwira ngo banjane mu bintu byo gusenga hari umama wakora kuri studio witwa ngo ni Margaret n'umugabo wiwe baransengeye bora nta kintu bitanga nyabwo bari babantu birwa bagurisha ya miti ngo bagurisha imiti ngo ivura ngo abarozwe n'ibiki ndabinywa bora nta kintu bimarira umwana witwa J Love wo muri The Same no wambwiye ati mama ukuntu bimeze nabimubwiye avuga ko yakuvura ngwino cyo gihe mvetro nibwo ari gitangira gutera cyane muri 2012 baramvura na 12 na 13 gutyo ukuntu baramvura nyuma nanone mbona bitangiye kugaruka ndavuga ndeba abantu reka mbagendere ku ruhande ngabanye kujya muri showbiz nyarumva n'abantu byo kutakigaragara cyane wenda we no brain tuyatubona na niki n'abandi bamwe tuyatura mu bintu ariko nge nabwo reka mbigendere ku ruhande biri mu burozi bino bintu yago murabivuga ko yagiye Gisenyi ajya kwihisha ari kwivuza abantu ngo nibyo ari kwikora rero nitukomeza ibi bintu ararwaye ararembye hafi gupfa yararembye rero nimukomeza mugakinisha bino bintu abantu barabashiraho niyo mpamvu nanjye nabwo ni leta ikeneye kugaruka muri bino bintu ikavuga igashyiraho itegeko rihana ibintu nyine sinzi ukuntu baryiga Evode njye numva ko ari umunyamategeko akeneye kwicara n'abantu muri showbiz akamenya ibibazo birimo akatwigira itegeko rijyanye n'ibyo bibazo naho rwose man ino showbiz irimo ubugome abantu bashaka kwica bagenzi babo hano ngiye nicaraga mu kabari nkajya mbona uwo muntu ntabwo namuvuga nawe ari yizi nkamubona mu maso yanjye kandi ntawe uhari ari umusitari nafashaga man ibi si ibintu ndi kubahimbira Patiko arabizi witwa VJ arabizi wo mpeti The Same ni umuhanzi urimba muri The Same bamwita J Love nawe arabizi mama we niwe wamvuraga man rero yako nikomeza kunavuga ibyo bibazo byona ari kukubwiza ukora ati ngiye nabibwiwe na runaka mbere y'iko ibyo bintu bimbaho uwo muntu wabimubwiye umva babipanze ahari urumva yataza kubimubwira yago yari kuba yaducitse yapfuye muri make apana kuducika kugenda yari kuba yapfuye yari none arimo aravuga none ari kuvuga byabaye ikibazo bro none biri kuba ikibazo kumbabaza iyo ziri kumbabaza umutipe ari kuba nararuzwe bazanye abakobwa bangahe ngo nabateye inda usurayikinzi ngo narazimaze none ibyo boro muvuga njyewe mu baby yaraje yiba box wanjye bro araharara byuka yiba box ndayishaka ndayibura yavuze ngo batumye umwana umusatsi boxa niba ari isengeri yantwaye boxa ndayishaka ndayibura cyakoze gushakisha
nyuma ndamuhamagara ambwira umuntu ambwira ati nutajya kuri runaka ntuzakira. no Brenna nakubwiye ngo bari abatipe tekereza ko nta n'umwe ufite umutima wo gusaba imbabazi kubimubwira ngo bano baniga n'abagome ngo saba imbabazi ahubwo wamubwira ati kora iki ariko n'abagome yago yavuze ati musabe imbabazi abenshi ni inshuti zanjye pe ariko n'abagome bakora ibintu bucece bihishe no kandi nka timu ikomeye cyane umva bakoze agatsiko mwana bagomba ubundi nkari bigomba gufata nka telefoni zabo ikareba abandi bantu bacata iki bazabibona muhu amani nge leta yacu ndayizi ribi igomba gufata telefoni z'abo bantu ba Buriane ba Jihadi abo ba Eminyawe abo bandi nyine bari batipe yaguye ameshoninze ntabwo yameshoninga umuntu wazitanye beef none areba abo bantu bacata iki ako kundi kabo gacata iki kandi niba birirwa bagaruka mu bibazo rega n'abandi Eminyawe ashaka kudakoresha telefoni ye agakoresha y'umukozi we cyangwa yabura umuntu wiwe ari kugambana barebe bafate izo telefoni z'abantu bo muri icyo gipangu cyose bazifate bamenye bano bantu bacata iki bavuga kuri runaka nyine kuko bashaka kuvuga ngo bashatse basanga telefone ya runaka nta kintu kirimo ariko se urumva warinze ku buryo ajya kuvuga ibintu by'ubugoryi yakoresha telefoni ye ahubwo akoresha y'umuturanyi cyangwa se inshuti ye hafi aho nayo bazishake bazirebe ariko ngejo naravuze ndavuga ni inzego za leta zikeneye kuzanditseho ngewe yago ibi bintu bibaye kuri yago byose byabaye gatureba ahubwo baramufasha yago n'intwaro umuntu uhangana n'abantu bose baramuminimizinga bro nge baranjugunye ndavuga nti bino bintu man none se Brenna ntabwo ndi kubeshya ntabwo ari iki mama wa J Love mpeto muri the same w'igisenyi namaze y'ukwezi ncumbitse mu nzu iwe naravuye iwanjye ari wumvura Kejo reka mubaze ikibazo ngaho reba ukuntu izo gahunda ukuntu abantu bakora gutyo ibaze namba nayo wowe ni umuntu wenda ufatika ukomeye ushobora no kuba afite n'ahantu yajya ibaze nk'ibintu biri gukorerwa nka Niyo Bosco we yabyuka ate utabona utazi ibyo arimo Niyo Bosco ntarangiye bamwibagiwe Niyo Bosco ahubwo rimwe azabyuka asange ntari no kugenda noneho Niyo Bosco mujya mwibuka kandi baramuminimize akiva kwa Irene mbere y'umunsi umwe ni ibintu byabayeho yanditse iretre ndende narabivuze abatipe banera amabuye baravuga ngo ntabwo umuzi njyewe Niyo Bosco ubwanjye namubwiye ibyo bintu mbere y'uko bimubaho ko nabyumvaga mu kabari arambwira ati bro nzakubwira uko bimeze ko nta kintu Niyo Bosco yamisha arambwira ati nzakubwira uko bimeze ariko mana waniga mu cyana nabo n'abagome ni gute umuntu afata nka Niyo Bosco man aho kugira ngo avuga ati uyu mutipe ntabona ninjye wamurwanira ishyaka aho kugira ngo musenye reka muzamure Niyo Bosco asubire kuri level ya dande ahubwo uwo karwana no kuvuga ngo Niyo Bosco amujugunye hasi ntihagire n'undi umufata bro listen abona n'abashaka kumufata bakavuga ngo wacahe urumva nka Claude uyu manager wa Bwiza we yajyaje bati ntabwo natuma umutipe azima akora ibishoboka byose ariko urumva na Claude ubwe nibwo akijya muri ibi bigo bya management none nibwo akiri manager nibwo ari kumanager bamufungira nawe yibeshye Claude nawe yatarangiye bamufungira kabisa urumva nawe n'umwana ukijyamo mwese muramuzi wenda n'umwana utaragize imyaka 30 ariko uri mu kazi ni uri gufasha Bwiza none najya gufasha Niyo Bosco baratangiye avuga ati byamucanze kandi murabizi ko izo cyati mwazibonye mubona Bwiza agiye guhita azima mutangiye kuhimbira inkuru no gutangiye kujya bahimbira Claude inkuru ngo Claude Square Bwiza kandi Bruce Melody niko kazanye ibyo boro indirimbo Bruce Melody murayizi sinzi ntabwo irashoka aririmba bati ngo nta sinzi ko kunavuga ngo ntacyo nikanga n'iki ntacyo ninya ngo na Claude Square Bwiza iyo ndirimbo ntirasohoka yayirushe Knowless yarayitwisha iyo ndirimbo irahari urumva n'icyo gihe aba yazanye icyo gihuha abantu batavuga ati wa manager se nawe asambanya umuhanzi wiwe urumva ko atangiye acika intege zo gushora muri Bwiza hari umutima mubi muri ino showbiz babarumbwire nawe man abantu babonye indirimbo yitwa ngo Ogera batajya kuvuga ngo ya Bruce Melody iriya ndirimbo yarada n'ivumbi
mani Claude twari kumwe Uganda babizi barabizi yamwishyuye 1,500,000 ayiha Dani Vumbi twavanye mu Nyabugogo tujyana Uganda dusanga Bwiza na Claude bari muri studio kwa Paraso bari kwana indirimbo. Dani Vumbi Claude amwishyuye 1,500,000 kujya muri iriya ndirimbo yitwa Ogera yo kwamaza muzehe. Yararangiye Dani Vumbi yaragiye kwisohora yanashwaye n'umugore we Mama Jay baranabishwaniye. Barabishwaniye cyane ahubwo batanu batajya ngo ni ibintu byoroshye cyane. Arayamuha Claude ageze inaha babazwa no kumva ko indirimbo abantu bose bavuga ngo ni ya Bruce Bodigo nawe yanditse kandi Bruce yagiyemo nyuma ko indirimbo yari yararangiye nge mfite na verisiyo y'iriya ndirimbo irimo Bwiza gusa. Hari irimo Dani gusa n'irimo Bwiza gusa, noneho iya Dani iya Bwiza iza kongeramo Bruce Melody. Era abantu barangije tunari n'abantu babi. Ikintu cyananunguye kejo, ikintu cyananunguye ni ukuntu abantu banditse iriya ndirimbo batigize babashyiraho aho yatangiriye, bashyizeho abantu muri Dani we ntabwo babishaka ko we wamwishyuye. Dani wamwishyuye ntabwo bashaka ko none se niwe wayanditse. Dani Vumbi yari indirimbo ye yarangije yagiye no gusohora. Man abantu ntibajya bumva ari nacyo kintu cyatumye Mico ashwana na Kikasi nyine Kikasi yongewe nafata ingi banaginga Bwiza nafashaga Mico na Dani muri ko bajya ko indirimbo yitwa ngo Saa Moya yari indirimbo ya Mico the best ihari irangiye. Mico yaje gushwana n'umugabo witwa Dr Kintu wo muri Kikasi amubwira ati ufata indirimbo nk'iyi yarangiye ukayitanga yarigiye kudukorera hit. Mico abwira ati bro bamaye miliyoni kana ndi umukene muri no misi reka nzaje bakwe n'indirimbo kandi abizi ko muri bikunde. Nibwo yahise akora Igare yaraye amajoro atarengane muri studio ataryama akora indirimbo yitwa Igare. Ariko Bruce Melody iyo atangiye kugira ngo ashime nawe agatangira kujya yishyura mugana abapeti ngo wasebye umuntu nka Debeni ngo wasebye umuntu nka man ikibazo ajya kuzana bafata ku mavuta ukajya kuzana fata ko we ashwana na Bruce Melody abandi bahanzi binjira mu miryango y'abandi bana. Rero naho ngaho umuntu asaza ajya gusangira n'umuntu ajya avuga ati runaka mu munsi ngira tandoga usanga umuntu wafata nk'inshuti mutangiye kujya mutinyana kubera ubwo ngiye nanjye ndaje nigendere. None se ko ubona abantu bintu babigize kumarana no ariko no Brena uribuka Yago ajya kureba Titi Brown muri Prison Man, uribuka iriya interview ye ko yakoze ku bantu urabyibuka uribuka umuntu witwa Sabe agambana umuntu witwa Ndimbati Yago sakoresha ikiganiro Ndimbati muri gereza Ndimbati mufunguza hari umwana witwa Ndimbati Sabe yamwatse miliyoni 5 kugira ngo adashyira hanze ikiganiro ntuzenya umwana n'umuntu witwa Exdira ariko ntabwo uwo mwana ntabwo abantu bamuzirikana bavuga ati yakoze ibi ahubwo bari kugenda bashaka kumusebya ngo yarwanye na runaka. Man ishowbiz irimo umwanda bro irimo umwanda. Njyewe buriya navuze Kiromba kiri mu muziki abantu batavuga ngo navuze Karomba navuze Ikiromba kiri mu muziki ikintu kibyimbye kigomba guturika kandi nta wundi muntu ugomba kugituritsa ni twebwe dukora ibishoboka byose kino Kiromba kiri mu muziki tugituritse ako gakundi niba hari umushuti wanjye witwa Raki aragenda akajya kwa Karomba nyine kwa Coach Eri ariwe Bruce Melody agenda ajyayo hari witwa Fata Mavuta hari uwandi witwa Rugaju Rigani hari bandi ba Fata Mavuta hari wundi witwa ngo Irene abo bose bari kwa Coach Gael. Iyo bagezeyo ni $100 ha buri muntu yagiye gutaba bamaze kugwa byeri akamuha $100. Uwo muntu cyakore yatashye nta wundi muntu avuga ajya guhagira kuri Debeni akamubogeraho ajya ku rugo rw'Abanyarwanda. Umuhanzi witwa Debeni yaraguwe umuhanzi witwa Debeni bano bantu bose babonye Yago yagwavugaga Debeni bahita bamwataka batangira kuvuga ngo tugomba gusenya izina Yago. baramwatatse izi bullshit ziri mu muziki batatse umuryango we bagenda bakoresha interview papa we bro bajya kuri papa we ariko warebye ibyo bari kuvuga n'umugore we ibintu bari kuvuga umugore we ntabyara ngo yakoze kwishyanga ngo kubera ngo uriya mugore man gaho nyumvira bano bantu
umuntu w'umugabo w'umuhanzi akavuga ngo umuhanzi bigeze ngo ndamukubita akanyafu kunda ngaho ibaye umuntu muzima man nabavuze ngo bino oya ngo muyoboke Alex uzamukubita akanyafu kunda uzi respect muyoboke agomba guhabwa mwino showbiz umuntu witwa David Bayingana muzi respect agomba guhabwa umuntu barabizi ariko bisi hejuru mana ababire bamwe hano ngaha babaye ibintu by'ibitangaza bagenga imiziki itera imbere bagenga abatera imbere mu ma YouTube bagenga imbere abatipe man abatwibuka neza wenda twebwe bivuga ko man nka Dr Claude yababwa uhamya King James yababwa uhamya Knowless yababwa uhamya mu bakera ndarafiki ubwe twebwe twakoraga ibintu nta internet ibaho tugomba gukora ibintu ari ushyira amafaranga yawe nka Dream Boys bababwire n'indirimbo yitwa Mpamiriza ukuri bakwanye na Jay Polly babaza cyangwa mabagaye Mariva John hari amafaranga atanze kuri ino ndirimbo kugira ngo video ikorwe ese kugira ngo isoke hari ikintu John yatanzeho mubabaze twebwe twabikoraga tudakeneye amafaranga y'ibyo bintu tuvuga ngo ibintu dukora bikundwe bigere kure kucyo gihe umva ngiye nari nyine umunyeshuri narabaninga ngava ku ishuri nkajya kubaninga ariko mu duce nabonye nkavuga nti ntubyazemo umusaruro Kejo yo reka tugushimire warabikoze sibyo yego hello my people narindi hangandi muri andakava muratunguwe muraho ariko bimeze bite oya Godfather wituyobya gatoya hano turi kuvuga ibintu byakorewe my friend no Brenda Knowless ariko bitebya none nge maze hafi isaha hano cecetse abantu batwika umuziki abantu bitwa wanyumvishe so wamanje ukanyumva bro ndetse bataye yego bro yo Nessa wamitize mic yawe gatoya Nessa thank you Kejon yo warutuviriye inyuma iyo hirya imva n'imvano n'intangiro y'ibyo bintu sibyo yego n'imikorere n'ahantu mwavuye mu baninga sibyo ibyo ngibyo nta muntu urengeje imyaka 28 utabizi uri mu rusaku bro sinzi niba ari we cyangwa niba ari Shema ntago ari njyewe okay ni wowe uri mu rusaku so my question is cyangwa niba ntagiye iyo utegereje ibyo bihe n'urwo rugendo mwakoraga mudakemuda uvuga ko nta nyungu mwashakaga yari inyota y'umuziki no kwisapotinga utekereza ko uyu munsi biterwa n'iki aho habonetse umugati aya masaha abantu bakaba bacana bufuni na buhoro ese mbere uretse gato kamaze nangize ikibazo cyanjye muri iriya myaka tugikoresha amaflash n'amasede n'amamemory card hari urukundo n'ubufatanye kuko nta mafaranga yarimo uyu munsi akaba harajemo umugati akaba ariwo bari gupfa bikageraho bose ahubwo aho kugira ngo bawusaranganye bakarangira bawushyize mu itaka ntibawurye ndabikuvuze gusobanurira umbwira impamvu icyo gihe hari ubumwe uyu munsi bikaba ari intare n'impyisi urumva kumbwira icyo gihe rero aribyo ndikubwira nari mbazi kubikubwira icyo gihe twe twabikoraga man wakora nk'indirimbo ukumva biragushimisha ko iri butambuke Daddy Maximo ari wikine umuntu witwa MC Manda ari wikine umuntu witwa bari bafite bake nayikina biraba bihagije rero twebwe tukabikora tuvuga tuti ibyo bintu tukoze twe turabikoze mu rugo bumve ko ibintu twakoze ntabwo turi basagihobe kuko icyo gihe abantu bose batanga ngo sagihobe ko twe twabyirutse bavuga za sagihobe twebwe dutangiye kurwana iyo ntambara sagihobe iravaho gute turabona kuntu byibuza umuntu wo mu rugo nawe yishimira umuziki wawe man ubu ngubu rero amafaranga yajemo aho kugira ngo abantu batangire baha agaciro ibyo bari gukora umuntu ari gushaka gusenya umuntu kugira ngo abone amafaranga njyewe mfata ifoto y'umuntu nyishushanya uko nshaka mvuge ngo runaka yafunzwe abitabaye bafata umutwe w'umuntu w'umwicanyi bafate bamuvaneho bashyireho uwawe bamara kuwuvanaho bagashyiraho uwawe ashyire kuri Facebook cyangwa kuri YouTube agiye timeline avuga ngo reba runaka iyi niyo foto ngo baramufunze kugira ngo ukandeho we yinjize wowe uri kubabara urushire wumva bro man aboneka twaje nobre uranyumva ihangane Kejo nobre uranyumva ndakumva reka noneho kugira ngo nashaka guha ijambo Nessa nari muzamuye ari kintu ashaka kutubwira gato ko Kejo nari amaze iminsi ari kutubwira Nessa urahari
ndahari ndabumva byatari wadukurikiye ikiganiro cyose ukuntu kimeze kandi ndakeka yuko turi kuvuga kuri industry yo mu Rwanda uyibamo buri munsi. nyibamo nyimazemo igihe kinini. Ni ibiki unenga mu byo twagiye tuvuga wakuyemo byinshi wowe? Ni ibiki unenga ubona bitagakwiye kuba bibaho muri iki gihe? Njye ikintu rero navuga muri iyi showbiz, ibyo bintu bavuga byo gushaka kwicana kurogana birahari, birenze ukwemera, birenze nuko mwe muri kubitekereza, ku buryo ngewe mbona muri no kuvuga ku bibazo mbona mumeze nk'abantu muri korosaho byahatari hamwe ujya kubona ukabona mani warahunze tu. Nk'ubu nkanjye mbayeho mu buhungiro bro, sinkubeshye ibibazo nuko turi bantu. Niba uvuga ukuri muzajya mutega indirimbo, hari umuntu waje hano aravuga ngo mujye mutega indirimbo amatwi, indirimbo zacu za buri munsi tubivugamo tukabivugamo, ibaza aho dukora indirimbo 300 bro, hakaba nta muntu n'umwe watuvuga neza ngo avuga ati aba bantu bafite indirimbo, aba bantu barakora. Njye maze muri showbiz imyaka 13. Bivuze ngo rero ibi bintu birahari byahatari twabinyuzemo, bashaka kutwica, mpungisha umwana wanjye, ngeraho mfata umwanzuro mpunga no mu rugo barahinjiriye. Iyi industry yose ubona hafi ya bose bajya mu rugo iwacu kwa mama wanjye. Uri kumva bro, bire byahatari, ndahunga ndavuga sasa none niba no mu rugo barahinjiriye naho reka mpahunge sinzongere kuhajya cyane kuko barahamenye. Ni ukuvuga ngo ni abantu barakoresha bagatanga amafaranga bakavuga ati uyu muntu ntabwo tumushaka, mujye mutega indirimbo zacu za buri munsi amatwi. Impamvu mwumva bavuga ngo turirimba ibintu ngo bikabije nuko tuvugamo ukuri tukagenda tukanononsora, kugeza aho ngewe uwo ngo Emirene yanyibwiriye ndi kumwe na Niyo Bosco yantumiye arambwira ngo nge bazanyica. Bikumva arambwira ngo we bazakwica, ngo ukuri ngugira, ngo uzazira ibintu byinshi. Nari nasohoye indirimbo yanjye yitwa New World mvuye kwa Raki kuri RBA, arambwira ngo uzi ngo we ntabwo, ngo we bazakwica. Uri kumva bro, ibintu byinshi hamwe ushaka mani bakagutega ibintu ku buryo no kubyara iwawe bari ibibazo. Nakubwira ibintu hano byinshi bro, byinshi ngewe muri no kuvuga ibintu hano mbona muri korosaho byahatari, nkumva navuga ibintu byinshi ngaturika bro, ngaturika. Nesa tubwire man, tubwire wallahi. Uri kumva ngewe nafashe amafaranga yanjye, ari umuntu wayampaye icyo gihe nari ndi kumwe na Tino. Umuntu arambwira ati Nesa ndagukunda, ndashaka kutoranya mu ndirimbo zawe ugafata indirimbo ukayijyana kuri Kiss FM, amafaranga bazagusaba yose nzayishyura. Mamagara uwitwa Ahmed arambwira ati rero watanga amafaranga 100,000 kugira ngo uzane tugukorere promotion. Amafaranga 100,000 ndayafatanya Ahmed arambwira ati saa 12 turaba turi gukina boro yawe. Nari nabahaye indirimbo yanjye yitwa nk'igicu, ndangije ayo mafaranga ndayamuhereza, akajya ambwira ngo man ngo saa 12 turagukina, saa 12 zagera nkamubwira ni wapi ntabwo ndi kwiyumva. Agera aho ngaho arampamagara ari mu gitondo mfite ubukene bwa danje, arambwira ngo Nesa man reka ngo usubize amafaranga yawe, ndabizi n'ubundi uzakora uzagera kure, reka ngo usubize amafaranga yawe, byanze bikunze harana ibintu byawe bizagera, wowe uzakomeza wasoringe. Ati hari umuntu waje hano arambwira ngo situzigere mu buzima tugukina, twirukanwe ku mateleviziyo, amateleviziyo nagashobora gukina indirimbo zacu bro, ngo tuvugisha ukuri, ngo tubitsa amabanga, muza amabanga tubitsa hano ku buryo ugenda wihisha bro, ukabaho bihisha. Ibyo bintu byose yagwavuga nta na kimwe abeshya, n'ibintu muri kwivugisha ngo ibibazo ngo bafitanye ngo ni ibibazo ngo biri hano ku social media, naga ari ibibazo biri ku social media. Uri kubyumva? Ni ibintu biri byarabayeho, turakumva Nesa, turakumva ibintu biri real byabayeho. Uri kumva hahandi umuntu agutega uburoza akabuzana home, ukajya ujya kubona ukabona nijoro amapusi wawe mu rugarara bororo, ukabona bafite mwebwe nta nubwo ari n'uburozi bwo kugukira mu buryo bafite n'imyuka mibi bro.
DC TV Rwanda.